Yesu, bibwire Yesu, surashaka ingoma ya Kristo, iyererane Yesu. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti y'ukuri. Ntugirinde nshuti wanjye nawe, jubana nawe cyane. Data wa twese uhora udukunda uri mu gihe by'amahoro izina ryawe rikuru. Amen. Ushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwawe twavuye natwe ushimiye kuri Imana byose. Ushimiye ko ntakubangize kuzakuka. Ushimiye yuko ko nta mpanuka ziri imbere yawe byose bari bikorwa muri ibanga ryawe nawe bagusanga kuri wa munsi uzasohoye icyabitoro cyiza cy'umudugudu utazi twese tuzakwimukana. Amahoro yakomeza abari natwe turatumye ngo gahunda zirakomeze ukomeze kubana natwe kandi ukomeze kuduhumuriza tubere byose nk'ukuri byose mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomeze duhumurizwe n'ibyanditswe byera. Nikomeze ibintu byose biri kunzenguruka mu bwonko. Mwiza we, biri kunzenguruka mu bwonko. Mwiza we, mwiza we, mwiza we, mwiza we, ni byinshi. Mureke musesere. Wananigishika,
Yesu yasezeranye kuzakugoboka akakurengera amakuba yawe yazakubera umugisha ntiyazakweza rwose maze umushikama ntiyazakweza rwose akuboneze ibigeragezo n'ibikuba gituma ubuntu buzaba buhagije ibirimi by'umuriro n'ibigushimishe bizakugora ibyaha gusiga rutunganye bizakugora ibyaha bikugoreze kumana nizamwemukira nizamuharira umubishanato n'ubw'ingabo zose z'umwanzi zamusatira nizamuhemukira abana gato 37 kuyoboke mwami ari nta kindi kibazo kiri buze gukurikiraho. Iyo usomye mu Tangiriro igice cya 3 ugasoma uhereye ku murongo wa 17 haranditswe ngo na Adamu aribwira ati ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko ntazakiryaho uzaniye ubutaka kuvumwa minsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivuyemo ugombye kubiruhira uzajya bumeramo imikeri n'imitovu nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Ariko mu murongo wa 19 akagira hatya hati gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe uri umukungugu mu mukungugu nimo uzasubira. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Natwe dufashe uburabyo buba ari bwiza iyo butambutse ndetse n'iyo umuntu umukunda ugerageza kugira ngo umuhereze uburabyo bushobora guhumura neza ndetse n'ibindi bishushanya byinshi. Ariko muri aka mwanya ubuzima bwa mwiza bwari uburabyo kuri twebwe, ariko bibaye ngombwa yuko bugomba gusubira mu mukungugu kuko ibyanditswe byera bitubwire. Natwe dushize umubiri ku mubiri, igitaka mu gitaka, ahasigaye reka tegereze impanda y'imperuka mu izina rya Yesu. Reka noneho n'abandi bashyingure ab'umuryango hafi nabo ni umwanya wo kugira ngo bashyingure bahereze indabo maze abo bashyingure. Azihererekanya abo bari haruguru yawe. Reka twebwe abasoje gusa nkaho dushinguye twigira inyuma gato kugira ngo n'abandi babone aho bahagarara. Reka noneho turakomeza turirimba, aba basore nabo bigire hafi kugira ngo bakomeze umurimo wabo. Reka aba basore bigire hafi bakomeze ikiganiro. 44 indirimbo ya 44 abandi twushobora kubaha umwanya tukugiramo inyuma. Ibyo nkora nkiribaho bizarangirira ubwo kudapfa kuzakura gupfa Imana
zagara imbere ngize nzamumenya nzamumenya mbonye imbogo zo mu biganza bye nanezerwa mbonye uburanga bwe burebure n'amaso yake arabagirana nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe ko yamboneye aheza mu ijuru nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye ngize nzamumenya nzamumenya mbonye imbogo mu biganza bye ntabwo mugaba dusezeyeho bajya kure ubwo twatandukaniye ku cyambu nitujya mu ijuru nta kiza dutandukanya cyane nifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye ngize nzamumenya nzamumenya mbonye imbogo zo mu biganza bye azajyana mu mudugudu bw'abamwishavu iyo nzambarira imyambaro yera nzaririmbana nawe indirimbo ya Mose kandi ndifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye muri Yesu no gukangurwa nawe ni imbaraga y'umukiza ntawe izabuzwa n'ibyago Imana yacabwa icubahiro. Iyo ngeze kuri aya magambo yasubiza amaso inyuma mu bihe dusize inyuma gatoya mu gihe cya kovide, igihe abantu batari bemererwa kuba barenga imbibi zimwe ngo bajye mu zindi bitewe n'icyago cyari cyabaye. Ariko aya magambo yuko gusinzira muri Yesu kandi no gukangurwa nawe, ikiganza cy'Uwiteka nicyo kizakora kuri Mwiza Alliance kimukangure, kandi amaso y'Uwiteka niyo azabanza kureba. Imana yacabwa icubahiro. Igice gisoza kiravuga ngo gusinzira muri Yesu kuzurwa n'ijwi ry'impanda maze ibituro bivemo abera bose barame. Imana yacabwa icubahiro. Aya ni amagambo y'ibyiringiro kandi yo gukomeza buri muntu wese uhagaze muri aka kamwanya kugira ngo ahamye adashidikanya neza yuko impanda y'abera, impanda y'Uwiteka igiye kuvuga, maze igituro cya Mwiza n'ibindi byose bikikije ahangaha nubwo biri mu mukungugu aho utekereza bidashobora kumva, ariko hariho Imana ifite ubushobozi izavuga bakumva ijwi ry'Imana ritandukanye na yacu adashobora kumuhamagara ngo yitabe, ariko uwo munsi imbaraga y'Uwiteka izabadusubiza. Imana yacabwa icubahiro. Reka ibyo byiringiro bitsike imitima ya twese abari ahangaha mu izina rya Yesu. Reka dusabe abiteguye kudufasha kubano mu byago nagira ubwanzira bikomeze kurutare n'abandi umusenyi n'abandi umusenyi mbonezwa n'amaraso ye amakumukurikira niyo nababaye rwose